mbere yuko wenda tujya no guhitira icyo dukora amafaranga bari hariya. Nuvuga ngo ushatse kuvuga ko ngomba kubanza nkayashyira ku meza. Tubwire ngo iriya niyo ndyo yanjye. Oya ntago ari ndyo yanjye kubera ko nawe nkuko wampuje nawe nuko nawe baruzi ko njya ruzungu. Nuvuga ngo nagiye nanyweye ariko wabona muri etage kabisa ariko none ndangije birangira kuriya ariko mu byukuri nta kibazo nta kintu na kimwe cyo kuvuga ngo wize. Ino Media TV. Shuti bakunzi ba Ino Media TV, twongeye kubasuhuza amahoro n'imigisha by'ibiba ku Mana n'ibibane namwe abayisilamu. Assalamu alaikum. Abemera Yesu Kristo namwe amahoro ya Yesu nabane namwe. Kuko mubibona hano imbere yacu tubafite umuhungu cyangwa se umugabo, nawe aratangira yibwira abadukurikirana. Nitwa Kiroso. Witwa Kiroso? Kiroso, amakuru y'imisi? Ni neza cyane. Ubwo mperuka kukubona kuri social medias, wari ahantu umukobwa yagufashe ngo wanze kumwishyura, nyuma y'ibyo ngibyo wowe ukiregura uvuga ko utakabaye umwishyura amafaranga kubera ko wasohoye inkoko. Nyuma yaho byaje kurangira gute? Okay, bo nyine byarangiye andese kuko erega buriya iyo wakoze akazi ntugaragaze ubuhinge birangira nyine nuko ntabwo wahembwe. Nose wahemba gute kandi ubuhinge butagaragara? Ntabwo wahembwe. Ni ukuvuga ngo wahise umukuza? Bana namukuje kuko ubuhinge ntabwo agaragaraga. Nyuma yaho yaba yarongeye kukuvugisha se wenda arakubwira ngo uzagaruke cyangwa byarangiriye hahandi? Bo so ibyo ngibyo kuba kumpamagara ntabwo ari kumpamagara kandi azi kese twe twagiranye nge nawe, niyo mpamvu tutiriwe tudiringa byinshi kabisa. Ndabyibuka ubwo waganiraga n'umwe mu bantu ba Ino Media TV bavugaga ko ubwo ari bwo bwa nyuma icyo kintu utazacyongera. Nyuma yaho waba warongeye cyangwa byari amatakira ngo ye wa munsi? Bo urebye hariya yari kugira ngo mpikure no kuvuga ngo n'ubundi akazi uragakora kabisa. Kiroso rero ntagutindije, urabona njyewe nafashe gahunda yo kuza kukureba hano kugira ngo tuganire, kubera ko nari numvise ingorane wagize ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndavuga uti wazagushakira uburyo nononge tukibonanira ukagutera pasi y'umwana nyamwana noneho uve kuri bya bindi byawe ngo ubuse iyo pasi koko yawe irashoboye. Ngewe mbwira uti iyo pasi yindi ngewe ngutere pasi ubundi abakurikiye no Media TV noneho bareba ibintu bigiye mbo umva uburyo bimeze rero. Iyo pasi yawe urayizeye? Ngewe ndayizeye. Okay, muhamagare tu nta kibazo, amafaranga arahari nta birese. Sinzi niba ujye ukurikirana Ino Media TV ariko hari umukobwa witwa Mimi. Urumva? Hari umukobwa witwa Mimi, ni umukobwa rwose ngira ngo bite pasi maze turebe ngo harashya. Bo ntago nyankunda gukurikirana ibintu bya social media bitewe n'ibintu byinshi umuntu aba arimo, ariko yenda nzabirebesha. Ariko uko bisa kose we banze ukora ibyo inshingano zawe. Niba wari wapanze kuduhuza nta kibazo wampuza nawe ntaribi kabisa. Bakozi ba Ino Media TV turabararekera kudakura amasano kuri ekara zacu kubera ko tugiye kwatwika hano hantu hashye mu birebe. Kereka nitugira ingorane Mimi ntatwitabe cyangwa tukamubura kuri telefone. Bana muhamagare kabisa. Muratwihanganira gato tumuhamagare. Mimi 0 muratwihanganira gake. Ibaze none hibuze. Yewe ciyemo. Hello Mimi. Amakuru umukobwa. Meze neza. Kuvuga nk'uryamye sari umuntu murimo kwakirana. Umevuga nk'uryamye hari umuntu murimo kumwaho ngaho. Uri mu rugo? Ko nagushakaga ahantu se nk'iminota mikeya. Ndi ureba hano mu Giporoso. Urumva? Hano mu Giporoso urenze kuri koridoro gakeya. Mu gahanda kamanuka werekezamo hepfo. Bo nyine uramutse byemeye twitega kamutaka kanya ubundi urahadusanga ndakubwira. Sawa urakoze. Bakunzi ba Ino Media TV
nkuko mubyumvise turamutegereza ariko hagati aho ngaho ngusaba wowe utarakora subscribe like share and comment ibyo bintu wabikora mbere yuko twakirana Kiroso karame ngaho mbwiza ukuri witeguye gute kwakirana mbonje nta bintu biba birenze man nta bintu birenze ibi diro ni diro mutaza kugira ngo niba abakobwa bagize gutyo usanzwe umenyereye ariko ubundi nanjye gira ngo ndi umukobwa utyaye ubundi nanjye jya wibwira ngo ndi umuntu wa fake ayo wowe uvuga ngo wasohoye nk'inko ngo ntabwo wakwishyura ubwo biraza kugenda gute okay mbo ibintu byose biterwa n'igikorwa uburyo wagikoze n'uwakigushyizemo n'uwaguteguye niyo mpamvu igikorwa gishobora kuba kirekire cyangwa kikaba kigufi ariko se Kiroso tuganire nk'abantu b'abagabo koko mu by'ukuri wakoze turi nka cyagi bikaze man imwe gusa wana imwe gusa none si impamvu ubona yabiteye n'iyihe ni wa mukobwa utari ushoboye cyangwa ni wowe byananiye donc reka nkubwire ufite isuka idacyaye undi akaba afite isuka ityaye ubwo wibwira ko igikorwa cyakorwa kimwe n'umuntu ufite isuka ityaye bivuga ngo uriya mukobwa niwe wakubihiriye byatari ko yatubwiraga ko yanakunyariye mwana yari ukubereye yari kugira ngo nkuremwe amafaranga ariko naramunanije ndamukatira tu we yaratubwiye uti ngewe namuhaye kandi namuhaye neza namunyariye namukoreye ibi n'ibi ibyo bintu urumva utari umuhemu biriya ni amatakira ngo ni nk'uko umuntu iyo ikintu kibaye akubwira ngo ngewe ngo byari kugenda gutya ngo byari kugenda gutya deni bikarangira ufashe umwanzuro bati iki ngiki ubwo byanze nka turiya nkamubwira ati wapigenda none se uwo mukobwa menya ko numvise aca amafaranga menshi uhita yari kuyamuha ko numvise aca amafaranga uhita yari kuyamuha aca nkangahe buriya wenda mwe murivuganira ariko ngewe mu biganiro tumaze kugirana birenze kimwe numvise atajya hasi y'ibihumbi nkangahe okay reka tubireke reka tubanza tumureke turebe aze nabanze nari ashobora no kuza nkamukatira tu nkamubwira ntabwo ni wapi no kuko wongeye imboga zimeze neza tu imboga zimeze neza zimeze neza baye tumutegereze gakeya wenda mu mwanya muto arabahageze kabisa none se Kiroso harya watubwiye ko mu rugo ari hehe mbo iwacu ako bura ubushize ntabwo ari nakubwiye aho nturuka tu nawe nakwihoreye hari uva hehe ubundi mbo mu bisanzwe ndi umunyakigali kabisa numva ndi kavukire niko bajya bavuga ngiye ndibuka ugirana ikiganiro na wa mutipe wa Ino Media TV yarakubajije ute se ababyeyi bawe nibaza kubona iyi nkuru baraza kubifata gute uramusubiza ngo uraza kwibira ngo urihana ngo ntabwo uzabisubira none uti ngera amatakira mboje Kiroso koko ibi bintu kubireka ukabivamo byarakunaniye ni nka bya bintu umuntu avuga uti nanyweye itabi ryinshi rirandenga ntabwo naba nkiretse mbo kubireka iyi saha hari abantu bari ku mafi bari kunsengera kugira ngo mbireke samutema hari igihe wakumva birangiye ariko ntabwo wahita uva mu kintu direct basi si yewe kubakoresha agakingirizo ubwo wariraho reka ntabwo umve leta ihora itwigisha minisante ikavuga ngo mubigenze gutya na gutya nayo iba ishaka ngo duprotect ubuzima bwacu niyo mpamvu icyo kintu ntakibeshya ngo nyikore okay ndabona Mimi hageze karibu Mimi akoze Mimi uruko nawe si cyane kwanza suza abakunzi ba Ino Media TV muraho neza abakunzi ba Ino Media TV nibyo se okay ntabwo twari duherukanye nari maze iminsi nyine ndi mu tuntu cyane muzi ariko nongeye nagarutse mbese ubu baragufite cyane gataho ngaho ndabona umeze neza ntabwo cyane noneho wagira ngo urimo gukorera hanze y'igihugu naho ujyayo naho ujyayo iyo wumvise inyarwanda uzihaze urahindura ukajya mu zo hanze ni ukuvuga ngo inyarwanda hari igihe kigera ukumva urazihaze tu mba nyine bitarimo neza nari nguhamagaye usanzwe ndi kumwe n'uyu mugabo sinzi niba hari aho umuzi hari aho waba umuzi se ko nawe wahuye na benshi kubera ko njya nkunda gukurikirana Ino Media TV namubonye ni wowe se oya ntabwo ari njyewe ntabwo ari we atari wowe mbona mbonye asa nk'umuntu nabonye kuri Ino Media TV turaza kwibwirana nta birenze turibwira
ya uyu bamwita Kiroso nkuko ubivuze kuko ntabwo wibeshye uyu yagaragaye kuri no Media TV ari kumwe n'umukobwa ngo bagiye ahantu mu nzu kugira ngo iki kintu nanone kikubwiyeho bagiye ahantu mu nzu ngo bamaze kugera mu nzu ngo yanga kumwishyura ngo kubera ngo basohoye nk'uko ibintu nk'ibyo ngibyo nyine azana impamvu zitumvikana. none se ntabwo yari yamuhaye keya kubyisora nk'inkoko bo ni ukuvuga ngo cyangwa urarwaye njye ndi muzima ahubwo nuwango kugira ngo urye ibiryo biba bisaba kubitegura ntago wafata imvange ngo uhite uyitereka hariya ku meza itabanje gutegurwa siko bimeze na bino bintu ariko bimewe wanatwitaje cyane ubundi wakegerana hano hafi gutya kugira ngo nanamukoraho nibyo egera hano kabisa egera hano nta kibazo nta kibazo ya nshuti bakunzi ba ino Media TV kuko twari bese yaziranije isahani iyi ngiyi n'umunota ni iyi ngiyi murabona ba bantu twabahuje bose. Kiroso aragira uti wa munsi bankubise kubera ko ntakoze gahunda nagomba gukora neza impamvu nuko ngo batari bamuhaye keya kuko byakagombye. Mimi nawe aramubaza uti impamvu wasohoye vuba ubwo nuko bataguhaye keya bisa nkaho iki kintu bagihuriraho. Nshuti bakunzi ba ino Media TV aba bantu rero nabahuje kugira ngo bahadutwikire turebe neza kuko ese aba bantu barashobora guhangana na makeya noneho twumve ko Kiroso noneho ibi bintu bitazongera kuba akavuga ngo ntago bamuhaye keya ngo ntago yanga kwishyura cyangwa se niba ari ingeso zo kuba atajya ashaka kwishyura ibyo yariye. oya nje ndishyura kabisa abantu batwumva na nje ndishyura my friend amafaranga arahari kabisa ndishyura se ko nuko warwana igihumbi cy'umugomanje wamuhaye ubiretse turaza kubivuga turabiganira ntabwo akezi kakurengana 10 zikandenga oya uretse njyewe uraza kubimbwira neza ubu n'ubundi nawe niko yari ameze sibyo ariko njyewe nabona ko dishapo kumurusha nabanje kukubwira ikintu kimwe kiri very difficult ntabwo wafata imvange ngo uhite uyibone ku meza kuriya ibanza gutegurwa ugahata ibirayi ugahata igitoki ugashyira ku zindi rero nuko bimeze. Uyu rero ureba ni umuntu uzi gutanga keya ku rwego rwisumbuye urumva kereka niba uko abitubwira atari ko abikora ariko uko abitubwira niba ariko abikora azi gutanga keya azi ngo gukora gutya na gutya ngo hari icyo bita amadiki dikura yizi ibintu nk'ibyo ngibyo ibintu nk'ibyo ngibyo mbese nabahuje rero kugira ngo mwivuganire uburyo ki muri buze gukora gahunda zanyu. bo wakoze kuduhuza ni ibintu biri very nice ariko ngira ngo wanagize isoni no kutaka kumureba oya nta soni kabisa ntabwo namutinya ntabwo namutinya ahubwo nicaye nawe reka nicare mureba bo ntabwo namutinya ariko ikintu nyine nashaka kumubwira ni kimwe n'undi nawe yagendaga ambwira gutyo birangira wabonye uburyo byarangiye bivuga ngo nawe waza kumenya ukuri ahubwo hari ikintu agomba kubanza akambwira iyo uri ujye kugura inkoko uragenda bakakubwira kuri reception bakavuga ati iyi nkoko yacu imeze gutya ubwiza bw'iyi nkoko ni iyi karite kantite how ibyo bintu bimeze nanjye nawe ubwo ni nka advertising kuri njye ugomba kunyinjira mu umuntu ushaka mbese kunya tractor ntabwo ari ngombwa ngo twitake cyane kuko tuba tubyizemo tunabyifitemo nk'inkwano nyine nibwo tuba twifitemo muri twebwe rero njye ntabwo ndi nk'abakobwa bandi akazi k'abagabo njye nkora amafaranga menshi sibyo ntabwo njye noneho si kubeshya mbere yuko wenda tujya no guhita icyo dukora amafaranga bari hariya n'ubwo ushatse kuvuga ko ngomba kubanza nkayashyira ku meza oya njye ibyo ngukorera deja nibyo ukihagera uyashyira ku meza nanabikubwiye njye rero ntabwo nakirirwa mizi nkabara abadada birirwa barwana bafata abagabo njye ubundi keya nguha ubwanjye ibintu mukorera nibyo bituma unyera n'amafaranga hari n'igihe ushobora no kwishimisha nkushimishije cyane ukaba narenze sibyo nanjye ko nyafitera ndayaguhata nabonye umeze nk'umuntu w'igisambo nubyumve gutyo
njyewe uri kumva uburyo biba bimeze, njye nabanje kukubwira ndakubwira ngo ikintu cyose kirategurwa, sibyo se? Iyi saha araduhuje, amafaranga arahari, nta kibazo. Nese reka mwibariza akabazo k'amatsiko. Ko ufite amafaranga kandi ko umuntu ufite amafaranga banubashye, ukajya mu ndaya ziciriritse nka kuriya, sibyo? Warangiza ukanga kwishyura 10,000, yumereza 10,000 kareka kwiteza nk'abantu ureba wagiye ku mashusho media 10,000 ari umuntu w'umutwe. Jyana navugiye kuri umuntu uri umutwe cyangwa umukene, uranze kwishyura 10,000 kandi ureba ufite amafaranga. Siko kumbwira. Umva Mimi, umva uburyo bimeze hariya, ni nka kwa kundi ushobora nko kugera ahantu nta restaurant zihari ugafata bombo ukabona inyungu utabomba, ariko mu by'ukuri turi ikintu bita imbuto zimeze neza kabisa. Ni nkuko wagenda ara kuri shop nari ngiye Kimironko nkagera 12 ngafata bombo kugira ngo nze kurya neza ngeze aho ngaho. Urambiye. Niko bimeze. Mpamvu karakano nabonye uramudata nabonye ari umuntu mwahuje gute nyine nibajana mwahuriye aho kuntu wageze kandi uri umuntu yubashye ufite amafaranga. Uburyo twahuriye mu kabari hari Kimironko turanywa, donc nanjye sanga nageze hariya kubera ibibazo bya stress nibyo byatewe no kubera kunywa inzoga. Ubwo nsanga nageze hariya binarangira noneho kubera ko nabikoze muri bya bindi byo ngibyo bya arrangement, naranabibabwiye ndababwira ati ngiye yari arrangement, mpaduhageze nsanga noneho mbona wapi noneho navuga ngo nahuye n'inyatsi, niko navuga donc ndabire. Ariko noneho ko wawe yaduhuje, wowe icyambere wambwiye ko ibintu byose uri ready. Uri ready? Okay. Niba uri ready rero ibindi uraza kubimbaza nta kibazo. Ubu ndacyafite amatsiko menshi yo kukubaza kuri karaka. Okay, nta kibazo abana bahuje kugira ngo ikintu cyo kukubaza se nk'umuntu nyine wari uzi ko wasinze kandi uvuga ati ngewe ngomba kurongora ahantu hazina, ahantu mwanganaga adacika hari amashambure kandi ameze neza. Iby'amashambure ntabwo nigeze mbyitaho, nabonaga ari physical ariko intano wapi. Mbese muri make yarakubwira ati mfite ahantu heza mu rugo iwanjye ameze neza. Sanga ni toilette kabisa. Ahubwo nasanze ari toilette, sibyo wasanze ari toilette winjiramo kwinjira uburyo arimo ninjiyemo. Ni kwa kundi uvuga ngo inzara irakwishe. Kirose witubeshya, Kirose witubeshya, nabeshya abakunzi ba Ino Media TV tubwiza ukuri. Tubwire ngo iriya niyo ndyo yanjye. Oya ntago ari ndyo yanjye kubera ko nawe nkuko wampuje nawe nuko nawe waruzi ko ndya ruzungu. Niyo mpamvu kuko iyi saha umubwiye ngo ntago ngwira ngo ni ndyo yanjye, ashobora kumva kuko kariki nuko ndya ruzungu, nawe wabonye ko ndya ruzungu ntago wagiye gutoragura abandi, wambwiye ati uyu nguyu ni serious. Impamvu se impamvu jewe impamvu tukubaza cyane nuko nabonye nyine uri umuntu uciriritse underground. Impamvu ndi kubikubaza nabonye jewe, impamvu nakomeje nkubaza nabonye tutahuza, niyo mpamvu ndi kukubaza cyane. Ngene wageze yute, baguteye imiti se basi byagenze tukujye kurangira winje muri iyo nzu, nabonaga ari umuntu bwo mu buhejeni nko muri banyaye yakeye. Bono kuvuga ngo nabasobanuriye uburyo ki ninjiyemo, uburyo ki byose byagiye, nababwiye ko nagiye nanyweye, nuvuga ngo nagiye nanyweye ariko wabonagara muri etage kabisa. Ariko noneho ndangije birangira kuriya, ariko mu by'ukuri nta kibazo, nta kintu na kimwe cyo kuvuga ngo winjiyemo gute wakuze ba Ino Media TV. Murabyumviye ni debe ikomeye cyane hagati y'abo basore n'abakobwa, ariko muratwihanganira ndagira mbaze Mimi neza. Mimi mu by'ukuri wenda reka twirengagize ko yinjiye yari ahantu arimo kuhabona ari muri etage arimo Mimi wowe ukubona Kirose urabona atari umusore wahakeya akava muri ziriya underground z'inda ziciriritse? Shana bigukorera pe umusore mwiza nesa neza ntacyo twari ubye ikintu ntavuga ko ntanashaka no kwasubira mu hano rugaro aba abakobwa. Ariko ubundi nibyo biryo naryaga kabisa. Nibyo biryo naryaga nuko yenda okay nabyo nta cyose ndabyemera bikore abikora, ariko n'ubundi ngendya ruzungu kabisa. Ahubwo gusa atabari kuvuga gutya twageriwe none nkasanga ni mu muhe. Oya noneho reka tumwibarize Mimi ngaho tumara amatsiko ukubona Kirose
ikibazo yahuye nacyo uracyumva kugira ngo umufate nawe umusubize mu murongo w'abantu urabona nimugera mu nzu ikintu cya mbere ubanza kumukorera iki Ino Media TV ndabanza mwakiriza icyo kunywa icyo ashaka arafata icyo atishyuye oya mugangiye bitewe n'ukuntu namubonye ngenda banze mugerageze ndebe ko niba ari n'umusirimu umubaze uranywa agashyushye agakonje ngene banze mucecinge neza mbanze murebe sibyo wenda niba turasoza gutyo tumaze kumara ko kunywa tumaze no gufata ifunguro wenda tujye kuko ngiye nkunda dushe cyane bwa mbere na mbere ikintu cya mbere mbanza gukora no kujya dushe tujye dushe ndebe niba ari seriye no uri kubona ntari seriye ubanza umukubita akambere muri dushe mbere cyane tuze donko ganyu turarengera nyine tugeze buri nimbona ari neza nimbona atari neza nzababwira nubona atari neza uzongera utubwire ubwo twizeza abakunzi ba Ino Media TV ko iki kintu nacyo tuzagikurikirana tukabibagezaho niba koko mu buriri Kiroso na Mimi byaragenze ndinomo kabisa ndinomo Mimi murasoje gutya ibyo bintu byose birabaye nusanga atari neza uri buze kumureka agende cyangwa nawe uramubwira uti nawe ntabwo uri buze gusohoka hano oya kuko ngereka nkubwire nyamara bundi umugabo akinjira mu nzu yanjye atavuga rwose atavuga ntanavuga n'umuziki nta bintu byinshi amafaranga bari hara nta n'icyo turakora ukimara kwinjira uba hagejeje nta kintu ngomba nshaka guciringa n'abantu cyane Kiroso uri tayari kumva numva wowe uzana mu ibintu ngo by'amasukanga ibintu by'imvange ibintu by'ibintu uri tayari kuza kwishyura utaranakoza mbona ukuvuga ngo ako kwanza umuntu anarya ayishyura n'ibyo yabonye hari igihe ashobora kunyizeza akanyizeza ibintu bitari byo bivuga ngo ngomba kubanza nkabireba muri imana arabanza akozeho byibura abanze yumve ko ari sawa niko bimeze uramwemera ko abanza agakozaho oya ntabwo ibyo ngibyo bibaho njyewe bwa mbere na mbere ikintu nkimara kutangira ntangiye kuguha keke kugira tumaze nagarama ko kundi ngo mpite ngenda ndyame ngugire tubaza ngo ikintu gitatu iyo mukubise keya rero tubwira ati sheri izi n'ibindi amafaranga afite hano mu mufuka numvaga ukajya unabinyibwira ukashyiraho we wigize ibyo ngibyo ngo wishyura nyuma ngo wabanje kuba hari ahantu rero ugera ukabona ko ibintu byaho biri fureshi ko tubyishyura nanjye nibyo nkunda Kiroso tuganira na Mimi yatubwiye ko ibintu byo kunyaza aho ngaho mbese bitagomba kumujya kure mu gihe cy'imibonano ibyo bintu urabizi njyewe ko naguhaye pasi ibyo bintu urabizi ngo ushyirire imboga ku isahani bo ibyo bintu ariko ikintu cyose ni ngo iyo watanze amafaranga n'icyo utazi arakwigisha nta kibazo ahubwo uranyemera kunyigisha nose tuvuga ko utazi kunyaza icyo ari nshobora kuba ntabizi cyangwa nkaba mbizi mu buryo buri simple ariko akaza kuma improvement according kuri ibyo njye nkukorera utuntu ukavuga ati rwose uburyo ndatavuga ati ahari ahantu ngomba kujya mu gitondo saa sita n'imugoroba mbese ifaranga ugiye kuyimarira kwa ubundi ni nacyo nshaka kabisa ariko se Kiroso ko mperuka cya gihe urimo kuvuga ibintu bijyanye no kureka ibi bintu barakubwira ati se bikini ibintu nk'ibyo ngibyo ko numva iyawe ihora iregetse ishinze nk'iyagatera ubundi warebye uburyo waza n'umugore mbo biranashoboka ko n'uyu nguyu tushobora kuba turi kumwe dushobora no kubyumvikana bikarangira bibaye neza tukagaruka kuri Ino Media tuvuga ati kabisa ya pasi yahise iba uri tayari kujya mu rugo kwa Kiroso ntabwo najya naraza kumusuzuma ntabwo twashobokana wowe twashobokana nta kintu kinanira bitewe n'uko twebwe twaba tumaze kumenya ibintu byose tumaze kugenda ahantu henshi nubona ikintu cyatuma tukabana bivuga ngo tumaze kugenda ahantu henshi tumaze guhura n'abantu benshi ntacyo tutazi mbese muri make bivuga ngo ibyari ikiganiro bibaye atari nyine urumva ko ukoze umuti ukoze ibintu by'imiti ariko banza uretse harimo akantu baza gushyiramo akantu kameze gate ntabwo uri kumva se wowe tugomba kubanza tukamenya ibiganiro tugahuza gahunda mbese ubona uburyo gahunda zimeze kugira ngo ibintu bijye mu nzira kuvuga ngo ngewe icyo nabakoreye ni iki ngiki nabahuje ahasigaye
ni ahanyu niba utazi kunyaza Mimi ntiwamushobora ariko nakubwiye ikintu kimwe ko nawe kandi yabinyemereye Mimi uramwigisha nta kibazo ndamwigisha uramwigisha bita posteri ku buryo avuga ati rwose nanabyikorera akinyuma ako kantu urakazi cyane cyane ibyo ngibyo ni toto kuri njye ni toto kabisa. Bakozi ba Ino Media TV turabasuhuza ariko nkuko mubibona turanabasezera kubera ko amasaha yacu ntabwo atwemerera. Iki kiganiro cy'aba bantu batwemereye ko bazongera kugaruka hano imbere ya Ino Media TV barimo kutubwira ngo pasi waduhaye mu buriri byagenze gutya cyangwa ntibyagenze neza cyangwa ntibyagenze neza cyangwa se ibyari pasi yo kujya mu buriri gusa byabayeho no kujya mu rugo. Iki kintu nabyo tuzabikurikiranira kandi tuzabibagezaho ndabijeje. Ijambo rya nyuma ku bakurikiye Ino Media. Okay, murakoze bakurikiye Ino Media TV. Twaje kuganira bamaye pase urumva ko binabaye ngombwa nabona n'umugabo. Murakoze cyane rwose tubibutse gukora subscribe, share and comment. Okay, murakoze cyane nawe nkushimira kabisa kuri pasi warumpaye 95% mba numva bishobora kuva mu rugo. Akaba ari nayo mpamvu nashishikariza abantu kuri Ino Media tuzagaruka nkuko wari uduhuje. Buriya umuntu yaguhaye inka ugaruka kumwitura. Nawe hari igihe ushobora kuba umpaye inka nkazana na madamu tukaza kubashimira. Wese namwita madamu mbese bitari byantabya n'ibicamo kabisa. Bakunzi ba Ino Media TV murakoze cyane kudukurikirana umwanya wanyu mwaduhaye. Ciao ciao.